Nongeye kubasuhuza mwene data abantu nshuti zacu mukurikirana ibikorwa byacu umunsi ku wundi, wowe udahwema kudukurikirana aho uri hose mu gihugu hagiye hatandukanye. Ndagira ngo nkubwire ati bimeze biti, ese nawe ano makuru wayamenye? Nizere ko umuntu wari ufite Airtel Imagine Reason yashaje cyangwa akaba yatekereza kuba yagura Airtel Reason Imagine, ubu ngubu rwose yaje kuba yakatuka igasubira ku giciro yahozeho. Ni nyuma yuko igiciro cye kimaze kugaragara yuko cyamaze kuba cyatumbagira kikazamurwa kigashyirwa hejuru, bamwe bagacuruza uko biboneye, abandi bakaba barayizamuraga, bamwe bakayitumbagiza, abandi bakaba banagurisha okaziyo igiciro kiri hejuru yayo bayiguze ari nshyashya. Ubwo rero ibyo ngibyo byatewe nuko ino telefone ya Airtel Reason Imagine yari yarabuze ku isoko, ariko ubu ngubu irahari ku maduka yose ya Airtel. Ubwo ni amashopu nyine Airtel igenda icururizamo. Ubu ngubu bamaze kuba batangaza yuko zino telefone Airtel Imagine Reason zamaze kuba zagera ku maduka agiye atandukanye. Rero icyo usabwa ni ukuba wakitwaza bino bintu ngiye kubwira bitandukanye, ubundi ukagenda ukaba wahabwa telefone nziza cyane muri Airtel Reason Imagine cyangwa muri Airtel Shop. Ahangaha ngiye kubwira ibintu witwaza kugira ngo ujye ubasha kuba wajya ugura megabytes z'igihumbi zimara ukwezi kose, nta kintu rwose kijyanye na megabytes cyangwa se MBs usabwa. Rero ikindi kintu usabwa ndaza kuba nakubwira nomero uri buze kuba wahamagaraho Airtel mu gihe ukeneye ino telefone, ndani ndaza nakubwira n'ibyiza by'ino telefone ya Airtel Reason Imagine. Wowe icyo usabwa ni ukudukurikirana, ndakubwira shop ziri hano mu Rwanda zirimo kugenda zitanga ino telefone ya Airtel Reason Imagine ikomeje guhendukira abanyarwanda. Rero ino telefone yashizwe ku biciro bishyashya, ubu ngubu irimo kugura amafaranga ibihumbi 20 by'amanyarwanda gusa, ubundi ugahabwa gigabyte 30 zimara ukwezi kose ku mafaranga igihumbi. Ese ubundi bisabwa iki kugira ngo uhabwe gigabyte zigera muri 30 ku note y'igihumbi? Nta kindi kintu bisabwa, birasabwa yuko unyarukira kuri shop ya Airtel Reason Imagine aho uherereye hose mu gihugu, yaba mu ntara cyangwa se mu mujyi wa Kigali. Ushaka kwibaza ngo se nakitwaza iki? Ahangaha uri buze kwitwaza icyo uri buze kuba wabarurizaho simukadi ya Airtel Reason Imagine. Ubwo birumvikana ni indangamuntu ndetse bikaba n'umwirondoro nyine, bakareba umwirondoro wawe ubundi bakagushira muri Airtel, bakagushira muri Airtel All Network y'igihumbi, bagahabwa gigabyte 30 uzaza ukoresha umunsi umwe, ukajya uhabwa gigabyte imwe. Washaka yuko zisumburaho zikaba nyinshi ukaba wagura iyo bita booster, ukanze akanyenyeri 225 ubundi ukaba wagura iyo bita booster ya Airtel. Rero icyo usabwa ni indangamuntu yawe, ukajya kuri shop icuruza zino telefone za Airtel Reason Imagine aho zereye hose. Ubu ngubu rero nongeye kubwira amaduka zino telefone za Airtel Reason Imagine aho zigiye ziherereye, cyane cyane amaduka amaze kuba yakakira zino telefone, ubwo ni mu ntara cyangwa se hanze y'intara. Ahangaha iduka rya mbere ni hano Nyabugogo mu nyubako y'amashyirahamwe, asanzwe ari inyubako nini cyane ya rutura ya Airtel Reason, akaba ari na branch nkuru ariyo VIP Airtel Reason. Aho ngaho uri buze kuhasanga icyapa kinini cyane cyanditseho Airtel ndetse n'aba service center beza cyane bari buze kuba bagufasha kuba baguhereza serivisi za Airtel Imagine ku mafaranga 20,000. Ushaka kurenza 20 uwo ngo umenye ko ari umutubuzi, ari umwambuzi, ari umuryi ndetse ashaka no kukwiba. Uyu ngo yanamutangira n'amakuru akaba rwose yahabwa ibihano bimuteganyije umuntu ashaka kuba yakuriza ino Airtel Reason Imagine. Ni ku mafaranga 20,000
ubwo ahangaha n'abantu begereye Nyabugogo ushaka kuba wasimbukira nyine mu kwa Airtel ikorera mu mashyirahamwe ukaba wabasha kuba wabona ino telefone ya Airtel Reason Imagine. Rero ahandi hantu bakorera ni hari rwose ku Gisimenti, hari icyapa kinini cyane cyanditseho Airtel Shop. Ahangaha rwose nawe urabasha kuba wasangamo ino telefone nziza cyane ya Airtel Reason Imagine. Uri buze rero kuba wayisanga mu ntara rwose ahagiye akorera Airtel, ubwo ndavuga branch y'Imuhanga ya Airtel Reason Imagine, branch nini cyane. Uraza kuba wayisanga ahazwi rwose nk'Imusanze, naho hari iduka rinini cyane ryanditseho Airtel, ndetse uraza no kuba wagenda usanga ku ma branch agiye atandukanye mu duce ugiye uherereyemo ahari shop za Airtel. Naho zitari zagera mu minsi mike ziraba rwose zimaze kuba azahagera. Gahunda ya Airtel ni ya yindi, tunga smartphone ubundi nawe wakene n'insi nshya. Ese wamenya amakuru nyine ubwo uyise uyamenya Airtel Reason ku mafaranga ibihumbi 20 ugatunga smartphone ihendutse. Na handi hano rero wasanga ino promotion uretse kuri Airtel, handi hano wasanga promotion ya megabyte cyangwa se gigabyte 45 ku mafaranga inote y'ibihumbi 3. Ku cyumweru urabona gigabyte 12 ku mafaranga igihumbi, aho uri buze kuba rwose wazibona ukoresheje uguze amayinite ukoresheje Airtel Money. Ndagira ngo wowe ubana na Airtel Money ubana natwe, icyo usabwa no kuba wakanda subscribe, ubundi bakomeza tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Uko uzibuze niko turubiyene